urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibyo watumwe, waba utarabikoze ugahanwa, waba warabikoze ugahembwa, ndetse ibihano bihari ni inyundo zigera mu 5,000. Sinzi ukuntu nabivuga but ndishimye. Wishime cyangwa ubireke, nutsindwa urubanza urajya mu muriro utazima. Reka urubanza rutangire. Tangira uvuga amazina yawe. I am Shadia Mbabazi. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 3. Ninde kubajije umuryango wawe? Ibyo tubyita gushyanuka, ntiwongere. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze ufata umwanya wo gusenga. Igihe cyawe cyose wakimara uri kwifotoza nkaho ari cyo waremewe. Ese mu gihe uzi pose ukuntu ivuna ifoto kugira ngo ibe perfect ukuntu ivuna, ibyo ntabwo dukeneye kubyumva, ntacyo byatumarira. Nyine muracyafite ya mentalite y'ahantu hamwe. Urashaka gutukanira hano? Njye nikundira ifoto, by the way nkomba kwifotoza kuko n'ibiryo ndabifotora nkabishaka. Cyaho ushinjwa cyo kudasenga uracyemera cyangwa ntabwo ucyemera? Mu bisanzwe njye rero ndamuntu ugira urukundo rwinshi, nkunda Imana, sibyo? Nkunda Imana, ndayubaha. Icyo tube tugisimbutse. Ikindi cyaho ushinjwa ni ubusambanyi, uburaya. So iryo jambo ndarihaze mu mutwe cyane rwose, ryabaye common. Icyo gisubizo ntabwo cyemewe mu rubanza. So wowe ni ubwawe ni na mind yawe, nimba undeba ukambona ngo ni inda yawe, it's okay. Icyo ugomba kumenya ni uko hano tutarimo turakina nawe. Urabona ndi kukinana? Ariko like ibintu uri kumbaza njye kubikusobanura, it's a long story, so ntabwo njya nkunda kuvuga vie privée yanjye. Hano nta mabanga haba. Nushaka guhisha amabanga turakohereza mu muriro ujye kuyahishayo. Okay, ikintu ngomba kuvuga ku bijyanye na business yanjye. Iriya ni business nyabaki? Nta business irimo. Je sais pas, ubwo nyine ni mentalite zanyu zigifunze. Ni impano actually, muri mu muntu wese afite imana. Impano nyabaki? Kwambara ubusa abantu bakakubona. Ese n'abahungu bangaye bashira ututuza hanze, ese nawo ni indaya koko? Nje nimba nkubisemo ka bikini kanje mwifotoza the same nyine nuko nje nikundira ifoto, by the way. Ubusambanyi nshinjwa ni ukuri. Nubeshya turagukingurira ujye mu muriro utazima. Not really, kubera ko ibintu nyine iyi business nanjye kuyikora nayikoze kubera uburyo abantu babikunze, bashakaga ngo bikora. Uri kubeshyira abantu, bisobanure neza. Abantu bose barabyishimira, bama courage, ari nacyo kintu kituma nacika intege. Icyaha kiri kuguhama kubone mu muriro. Ubone umuriro vuba. Shadibu, injira mu ijoro ndaza kwisobanura. Kusubira nigeze kuzimu koko unajyaga kwibeshya. Ngiye kujya nibana hano hantu bari kwigumira mwese nkaguma mu mudende. Kunzajya njya kwiba. Kusunzajya kwiba he? Aha ndi mu kuzimu nabona nakwiba, sinzajya niba mu muriro. Ahubwo inzara igiye kuba hamurikera. Sinzakora iki koko? Jesus. Sana wageze hano.
mugezi ntabwo nari nzi ko kibaho mani. Nawe wangeze mu kuzimu koko. Oya mani uyu mukanya mani ngiye kwibaha bo barandashe mani none urapfuye. Apfuye mani piyaya n'ubwo mani barandashe. Mani bibaye wini tugiye kujya twibanira. Nose mani hano wamaze imyaka ingahe mani? Amaze 6. Shawe waranamenyereye swiba. Nose uzi babikoze mushaka meze gute swiba? Tabura kakaye wakintu. Shahanduza yandi agashaho. Urakora ikosa gato wanjye umwana. Ugakubitwa. Ngo ninyeze hari n'ibihumbi 5. Ku mwana none hari n'abana. Uriye 3. Ubwo n'urupfu nyine. Urupfu rwa kabiri. Swiba bose shanza bagira kugera ku isi mani. Tujya kwakora ikizo nyine ku isi yacu twafasha ari yindi. Utugiye kujya twibere kuzimu. No kwibera ikuzimu nyine tugakubitwa. Shama ndera shekanya telefone skwibare bagiye ko mambaye bagirwa kuyinyaka. Nimbe naye wakazanye. Ngo se tuzaya tugahamagazana. Nose mani uburane kuzimu hamagara ku isi. Wahamagara utese. Ushaka ashoboka. Kaniyo ngo zibamagara mama none. Ashobora kumuhamagara nagahita gusanga ikuzimu. Shama ndio mbere gucamo mani. Eri gucamo. Gucamo ndabasubira kuzimu haba n'amarizo ndabo. Cyane sitani ugiye kwitaba wakintu. Aro mama. Kuko kuko ni muri kuvugana. Ubu ngiye tuvugana nageze ikuzimu nyine. Ari ngiye kwiba yabora ari kubanda shubu napfuye. Maruzi n'abandi bagenzi banje benshi nabo bageze kuzimu bose. Reka kwiba ni mu bireka do. Ubu ngo tuvugana ni kuzimu nanjye ubu sinzi ko zagaruka aho ngaho. Koze mubera akazi pe n'umuriro wahataruteye n'ubwoba ahubwo mwibereye ku isi muhegumira swibare kuko ikuzimu byakaza abantu bose. Bisimana ntabwo nwabwira mbere wakakohereza udufaranga twiye twira hano ikuzimu. Ariko niba warasize kuzimu se turarya ikimana reba nakatine se. Mujyana katine se mani. Swibare mwarakize niba ari uko nguka muko ngiye sindanaho ahantu ntabwo nyine ugeze kuzimu ntabwo wapfa nabi iyo bishe abantu babagata kandi bahita babaga nyine bakabana kohereza utunyama. Ese watumva niki? Reka mani ngiye kubona kuzimu ko ntabwo nakubwira swibare nihambire mu kuzimu kwa nawe uransize se. ndagusize sora ndaguma mu kuzimu ngiye nyine. Atravessou uma mensagem. Atravessou. Nossa! Nossa! Atravessou uma mensagem. No. Atravessou. Atravessou uma mensagem. Atravessou uma mensagem.
Kose amagambo bwira ibiciro vuba tugende je kwishakira nayo imyumbati koko bakaranye sibuwe ko mbona imizigo yaguhese ubundi wewe urashobora kuvoma amazi ukoresheje igikoresho cyabugenewe urashaka amazi ngo nyaruke genza n'akajerekani yabo amazi mvuga nagaya wasake amazi mvuga n'amazi karimo none se wa kuvoma wasake kuvoma amazi karimo bikakuna ahubwo mbwira ibiciro vuba tugeze bandamo amafaranga ngende igenda guhanga he bakumi 25 kukuru umukarani kareka 25 ni byinshi amafaranga 2000 nimba make genda mu miduga nope cyakora kubera umukarani zo 20 reka nkubita ibipfusi 5000 ntabwo kukuru umukarani yazane kuko n'ubundi ndabiza abakarani mutera umwaka kandi utazi gukora akazi nibiri kungera imbere ariko none umva ni nagikora kimara amasaha 6 nkaswe ibyo ngibye tugende hari n'abandi bantegereje ndekura ariko reka ko nayo kunkuraho wamaye Oh, no. ahiye koko ugizangwe ariko ubundi mwabyana nyuma yuko ngiye gusenga mu yuko ngiye gusenga noze mpitamo kunyuhagira ihangane ndababariye mwigendere murakoze uretse gato ariko manze munyuhagira uroze ukuntu mundi none mushaka kugenda mwabireze ariko sha bundi mwebwe no mazi yarayande muri mwe yaraye uyu nguyu yarayawe sha nashaka kugenda utanyuhagiye hose iyo mazi ntabwo ushobora kwemera ko ari ayawe ariko umuntu kugenda mu
wenda kwagira nasabona Yigize ibiteka mutwe rube muri ako kanya kugendera mu gihe ko yahajya akora akazi batangiye none se nari enda sha turavu What? It was at this moment he knew. hahiye ko ugize ngo ndamucyura Yesu we akose ko ikintu ngiye gutereta nakarimbo nacyo kwemeza ko ngiye gutereta ngiye gutereta what ikintu cyarekana gisakuza mwana bakagenda gisakuza Jesus is love gushawa umutekano wawe uragenzwa n'iki ushaka cyamushiki wawe igeke cyamushiki ngo ni cyamushiki wanjye ushaka ugize ngo mushiki wawe sorry Yesu we wanjye muri make mushiki wanjye rero kuza kumureba ntago ari ukuza n'imbokoboko yiwerere domi cyane ukarenzaho n'utwo duceri wavugaga nye umutoma wanjye ndawukunda nk'uko ifi ikunda amazi indi uzakunda we umutoma wa kabiri nzakugira umugore utagira uwa kabiri mu kimwe njye uzangira umugore utagira uwa kabiri ninjye mutereta cyangwa ni mushiki wanjye none ngiye kuvuga indi cumi uri cyaheto kima yivuga cyane ngo negende umutoma wanjye naramubonye wa numva mukunze tu amurukundo siri rumwe tarifo na 5 abibunu 6 nanjye ndabirya 7 tubyara abana 8 se bigana kubera activity sukima eko so wagisaza kuvuga ngo kuva kera mu myaka 16 ishize umukobwa wacu wari waramugisindaya yaje ugize ntabwo ibibuno ajya ngo ni 7 abugeza ntabwo ibibuno 6 what mu rugo rwa mukobwa ndamukawe ko agenda umure muri cya cyumba cye akumana sheri ndagukunda cyane birenze uko byumva none amabuno yawe sikwajya ngo yanywa amatama meza ahubwo sheri nagashusho ukwiye kumobera n'ukuri kw'umwana cyane uko harayigara akabiri nagombaga kugusohokanamo nk'umuntu nyine w'umuseri wanjye
kubyumva nyine ariko mana ako se nabonye mwiza aya sama hano rifite cyane nka kiriya kigatereta umukobwa mwiza nk'uri abasore badusuzugura uko se sha iki umaze gukora ku buryo usigaye utereta n'abakobwa reka narakuze nyine amaze gukomba ya safuriya kwahira imitamo gutebana sore wanjye ntubibona se papa ikintu ushaka kuvuga ni iki gata nyine agenda turi kwigendana komera no musaza naho ubutaha si byagira duhuye mu kindi cyumweru nyine sheri nizere ko nyine urukundo rurimo neza naho ubutaha ngaho bayi naho ubutaha sheri Ego se wa mukobwa we nta soni ugira iyo uri kumwe n'umwana ungana kuriya umwana utanakihahira uburi muri kuburira yakugirira akamaro hari iki kazi yagukorera urase yakumaririye abasore beza bariho ariko wowe ugiye kwiteza uriya mwana uzaba umwana ivanga mu rukundo rwacu ntibawe ariko nanone ubanza ibintu mbwiye byaba ari ibyo nuko nshakira nyine nko kuri ba basore bawe bamariga njyamana si byose mfasha ariko ngaho nyine namungiriye ngiye kugeraisubireho ariko yego phone yanjye ngo mamagare sheri koko ariko reka ndebe asiri nayishyize mu mufuka reka mamagare sheri wanjye ukumbuzi gwari rwose gutinda gucamo koko n'ukuntu mukumbuye ko ndumva ndamukumbuye bya cyane sefone ye iciye mama nga none ibyo ndamukore sheri wanjye we kumana yanjye niduhura ariko suko nkawe uri kumamagara ngo duhure umbaze kimva njye nta kintu nkimvugana nawe ngo iki kwisubira gusa ariko se babona njyana n'umwana ugana nkawe uzi ko yakigumanira nabyanze rwose gendere ndiyahura n'ubundi nta kuntu nabaho sheri wanjye agiye ngiye kwiyahura ariko ubundi nk'urufone ifone ubundi nayimena ko niba ufite umugozi ku rutugu nk'ugiye guhambira imwe ugiye we ntiwabyumva ingurube yandiriye inyana umugore wanjye yanyanze sheri wanjye none ngiye kwiyahura none se mwana ngiye kwiyahura nose mwana ko niba umugozi utwaye mu rutugu ariko nawe ubaze ibyuzuye se umugozi utwaye mu izosi wakwica cyangwa ugahura n'umuntu akawukunigisha genda shaje umugozi utwaye mu izosi wakwica wambara ku rutugu Fizo Bizoti se bro. Fresh man, nasuko kwa mihanga haji. Cyanyire man ibyo byanze. Urose na no wasohoka ngo ujye imihanda. Hafi man. Nyine nzende usti yani. Cyanyire man ibyo byanze boss abayanze kuna nava mu rugo. Yala, wewe bujisa. Salama man. Fizo. Mezote cha joy man. Kibute se papa. Man. Kuzundi man wewe waje. So igihe cyose uba wahereye wicana mbaraje wicaye ukamara amasaha wicaye hano. Ariko ntabwo urukamera nka twakireza. No mujanye nanjye yarabeye ubona. Man ubona ntabwo kamani gajya ko ntabwo ngiye nagomba byumva. Man njye mbona boss yaragomba. Uzise man ko babwira man. Ariko zinanye ngiye kwimerera nkamo. Ubu ngubu boss ngenda ndamurambuye sha. Kwirwa yansizanga nditungo se man. Ibaza bayakuze. Umwana uretse ndibutse. Tuziye kuri gaza kakari. Yose man, ntabwo maze iminsi mwumva ya namba ari kuba mu Rwanda.
ndayumva no kuri televiziyo sema iyo ngo je ndi no kwira mu kanya wa runo urban irabuda muyirero manje nandi kwira mu kanya uzini nabonye je manje sindiyemeye ndabireba n'umunsi n'umwe n'ukuri dosha naje rwose utirarambara kuyumva ntabwo nyizi rwose bambye kumbwira kubera inyamaga ayo mbabona uzise cha mu kanya manje muri kamera nabajyana mu rugo manje ngajya no kubereka je nandi kwireba uzise serious ingoma abo manje muri twa wabo ndiba mushikumba bibereka twagenda manje ngabambereka Mani byara byanga ko ntazi n'ikintu wajya ngo byarya cyangwa ubikura filime wana wasa usije twakomangiye tukatumira amasaha abe mani boss sanze uri kukomanga mani yakwite urukomanga ngenye nyine ariko rero mani cyangwa byirere yuburera namba nende ko byarahera nubwo bano kugira ngo ndago barimo neza ariko mani ya namba ishobora kubika wapi mani shane bira bintu byo ku mateleviziyo bagenda mani byo wibigira ibintu bikase mani ibintu byo nibyo bishyira ku televiziyo mani birara makabya nkuru ukara makabya nkuru uzi ko noneho ngageze hariya iwacu tuza bro mani naye sumwana mani yaremeye aratwitangira nanjye nabitangira wana nubwo ariko se mani nubwo wabwawe nzi shamani wewe rwose ndakubye ntabwo wabitabara wigira ikibazo mani ngewe nabitangira mani naye sumwana bani aradukunda ibyo mvuga byose nabyo mbona wowe yatangiye kukubwira ngo ugahita wikanga ubwo se mugize ibibazo byagenda gute mani mani twemera isasu riba risasu bro sibyo umva bajiya ngewe mani ngewe nanabitangira ngaho mani reka ariko mani Neherena kanashaka kuri West. Mwana mureke basi mbanze nakareba kajamba karasitsa barahi. Ashagenda manje. Ntukaza ufite umwami mu bari. Tu. Hey, vergone. Nope. Ako mwana wa musenzi uri munyinisha ukashaka kunika inambare mwana waje kukunza no gugura ariko boro buretse kashobora na byabure kuvuga ibintu bizima uzine ngwa ubara tugama ko usari kimana waje tugama Tagiye mani. Bata bani mugisha. Ibintu byabana kwabize. Ibi baba bagizamo hano. Keba bawe. Nambara se bani ara honze tabyumvise mani. Ara honze byabikwaje. Naba twayumvise bageze ro warumba. Aho no ubukunda kabiri bene bivuze. Keba bawe. Biruka mani, biruke. Semana muje mu kwatu kumwagiye. Ko muvuze? Bana amubuze tu. Namugabana namubuze n'ikina cyema tubana umuje mu ndagiye man. Ntago namubuze man. Semana we bite? Semana bite byawe wamutipe turi kumwe. Mana namubuze man. Mujabana aje ndamubura. Tugeze hano tuzana esa nkatse. Niba yimaze avuze twasutane po basa yabago. Ubwo se mujama abagenda gasiba. Cyane narakunda kumva ndagasa. Kuyi man ntago muvuze. Ushagiye ni nano go Mwese mani wasirikare bageze hehe nitwa Isirayeli mwana ndagushimiye wowe ukora ikiganiro cya radiyo Rwanda ikiganiro wari uzi ko uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima bw'inguge ubundi inguge ni igisimba kibi cyane gisa nabi
bakubwiye ngo usa nk'inguge baba bagututse. Inguge mu mwaka w'1964 zabaga mu mashyamba ya Pakistani, ariko izo nguge nizo wasangaga zimeze nk'abantu. Niyo mpamvu bavuga yuko abantu twaturutse ku nguge. Ariko nanjye iyo ntirebye nkareba uburyo sa mbona sogokuruza wanjye yaba ari inguge, kuko nanjye inguge sinyizi, ariko ndakunda kuzireba mu bitabo ndeba uburyo zigenda, uburyo zirya. Inguge ni igisimba kibi cyane, ariko wanamenye yuko ari igisimba kibi cyane utarebeye ku isura. Mwegeranye kigasura wakirukanka imisozi wayimara. Ahashyira mu 1964 gihe nabanaga n'inguge arizo tubana nibere mu mashyamba ya Amazone. Ubu ngubu mumbona niho nari inurutse. Ari amashyamba ni amashyamba menshi usangamo inguge nyinshi, ariko nge twarabanaga zifata mu mwana wazo, nanjye zifata nka sogokuru. Inguge ya mbere yaturutse mu mashyamba ya Pakistan hano mu Buhinde. Iriya shyamba niryo ryabagamo ibisimba, ari naho bakunda kuvuga yuko ari ibisimba binini bya mbere ku isi, ariko ntago ariho, kuko nahariya naho nagiye magera, ariko nsanga ibyo bavuga ni ukubeshya. Igisimba bita inguge ni igisimba cyari cyaranze abantu kibana mu mwihezo wacyo. Ariko umunsi umwe umugabo witwa Emmanuel Akanji yafashe umwanya ajya guhiga, kuko ari cyo kintu cyonyine yarazigaje cyo gukora kugira ngo abashe kuba yahiga abone ibyo kurya. Yagiye mu mashyamba arahiga abura na kimwe. Inzoka ya mbere yamubonye si wamenye aho igitiye. Igitera cyamubonye cyari rukasi imisozi kirayimara, cyabonaga icumu. Icumu ni ikintu kibi ibisimba gitinya. Igisimba cyose iyo kibonye icumu cyangwa umuheto gihita kitangira kwiromarika mu bwoba, hahandi gitangira no gutekereza ko kiri buze gupfa. Kandi ugasanga niko kuri n'ubundi iyo kitirukase birangira gipfuye. Nuko yagiye guhiga igitera, akubw'amahirwe aza kukibona aho cyari kiri kwirira. Igitera cyakundaga imineke, ariko muri icyo gihe imineke ntabwo yereraga hejuru ku biti ku isina, ahubwo imineke yereraga hasi mu butaka. Igitera byagisabaga gucukura nk'ibirometero 8 kugira ngo kigere ku mineke. Ubwo igitera bagitunguye kiri gucukura baba barakibonye. Igitera nacyo kikibikubita ijisho kiravuga ati mbiswata, kirirukanka imisozi kirayimara. Ariko umuhigi kuko nta yandi mahirwe yari afite yo kuvuga ati ndataha niki, yakirukase. Igitera cyageze muri Kongo mu 2000. Ubwo urumva muri make igitera cyari kimaze gusaza bya hatari, ku buryo cyari gisigaye kigenda inzara zikagwa. Umuhigi nayo kubera kwiruka yatangiye yiruka afite imyaka 18, yagije imyaka 20 atari yafata igitera. Ariko igitera kiravuga ati ndakomeza niruke paka. Igitera kigeze mu mashyamba ya Brazil kiravuga atangaho babonye ubukiriro. Cyangeze cyari cyiteze ubukiriro, ahubwo gisangamo ibisimba bitaga imbaka n'intare. Inzoka niho zabaga n'ibindi bisimba byose bihabarizwa. Igitera suko hagera kikubitwa n'agahinda, kiravuga ati none ahubwo ko nahungaga ubu ndajya hehe. Ariko ku muhigi we byari amahirwe menshi, kuko yari abonye ahantu heza ho kuba, kuko hariho hantu niho honyine haba ibisimba byinshi kandi agomba kuzajya. Yarahageze atangira gusenga Imana, asenga n'igitera avuga ati gitera n'ubu nteye kuza ahangaha. Niyo mpamvu uhita wumva abantu bakubwira ati iki nicyo gitera, nuko ari icyo gitera cyatumye cyamuteye kubona ibyarya. Iryo shyamba yaryinjiyemo neza, arangije aca ibiti yubaka inzu yo kubamo. Bidatinze n'inzoka nazo zari aho ngaho zicagwa hasi mbi cyane, zatangiye kumubonamo umwanzi, zitangira kuvuga yuko ashobora kuzazirya. Ariko bidatinze nawe nk'umuntu w'umucarusi wari uvuye kureguza aje gushaka ibyo kurya, ntabwo yatinze kwereka inzoka yuko atari umuntu mubi, yazeretse ko ari umuntu mwiza. Bagomba kuzabana ubuziraherezo, ariko inzoka nazo murazizi zigera amakenga, zanze kubyemera. Barabanaga ariko barishishanyaga. Umunsi umwe umugabo arasohoka aruzi ibintu byanze agiye guhiga. Ageze hirya ahura n'igisimba bita akayongwe. Akayongwe namwe murakazi uburyo kaba kameze, kwirukanka karusha indege, kagenda nk'imiyaga, kandi gusura karanutsa namwe murakazi. Akayongwe kamukubise ijisho
karavuga ati ni umuturanyi ariko bya byiyumviro by'akayongwe biranga bivuga yuko akayongwe kagiye gupfa muri ayo masaha akayongwe kigira inkazi karavuduka akayongwe kakimara kuvuduka nawe yakavudutseho yagafashe hasize iminsi 2 ubwo umuryango we naho wari utegereje yuko umutware agiye guhahaza n'amahaho ariko umutware nawe byo yari agiye guhaha byari biri kumuhaha yahigaga bimuhiga kuko aho ngaho hari intare yategekaga izindi bitaga musani iyo ntare yategekaga izindi n'utuyoka twose two muri izo ce twarabundaga iyi ntare yahageraga umugabo akubita amaso intare avuga ati iki nicyo cyo kurya cya nyacyo akiyegera intare bimuteye ijanja iramuhitana ibyo birangira gutyo birangira tagisimba aragiye guhiga cyibera mu mahoro ndagushimiye wo kuri kiganiro cya radio wari uzi ko cyambaye musaba kwa subscribe ushaka kuzajya ubona ibiganiro tugezaho iki ni ikiganiro uzi ko kiganiro cya radio Rwanda ciao ciao urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibyo watumwe waba utarabikoze ugahanwa waba warabikoze ugahembwa utarageraho bamvuga nabi ngo mvuganire va mu magambo menshi iyo utabaga uri gukora umurimo wawe wabaga uri mu biki nabaga ndimo kurwana bro nabaga ndimo kurwana ntako ntagiye ceceka byumvikanye icyaha cyaguhamye kwifata ahubwo wowe ugashaka kunyangisha abantu mu nyungu zawe bwite ntanazi ubwiwe n'iki ko ndi gukwangisha abantu abantu uriteturura ntabwo ibi ngibyo ndi butinye kubivuga ngo nigize gute abantu uriteturura utangiye gutukana wowe urinde icyo ndicyo kabisa ntacyo ndicyo ariko imana nsavinga imana nkorera imana nsavinga ngewe yo hari icyo iri ceceka wowe nagukorera imana ubwiwe yaba ari imana nyabaki biranashoboka ko twaba dusenga imana imwe ninde wakwigishije gutukana bene ako kageni ni umuyobozi umwe ntari bubabwire urabyumva nugutangira ibyo guhisha amabanga hano urahura n'akaga gakomeye nta kintu na kimwe nshobora kuguhisha kuko ibintu bigeze ku rwego ngewe ntashobora kubihanduringa ngaho subiza gutukana wabyigiye hehe twari turi ahantu ntari buvuge ushira isoni cyane ubu tuvugana uhamwe n'ibyaha 2 pfusha rukara ikindi cyaha ushinjwa ni ubunebwe twaguhaye umurimo ugomba gukora mu isi urangije ujya kudamarara njye ndi top shata bro ntago nakwicara n'umunsi umwe bro njye ntago nakwicara n'umunsi umwe ntakora none kugira ngo nkwerure mu bwiza ukuri n'ikimenyimenyi ngewe umunsi ndukana umunsi umwe wonyine wo ku cyumweru ese wenda ku cyumweru uba wagiye gusenga ibyo nabonye ko bitari mu maboko yanjye hari abantu badusengeye uri umupagani rwose subiza niki cyaguteye kugenda gake mu murimo twagushinze bro shano yanjye bamaye iminsi 7 kuba bayihanaguye ninde wakubwiye ko ari iyawe gusa munambabore kuba mvuze ngo cano yanjye kubera ko ni cano y'abanyarwanda nabonye urukundo rwanyu cano ni yacu cano ni y'abanyarwanda cano ni yawe nushaka kuzana uburyarya hano biragukoraho bro niyo naba umugome bingana gute niyo naba indyarya bingana gute sintekereza ko nakwikuriraho umugati sintekereza ko nakwikuraho inzira zimpa umugati cyangwa zituma hari ikintu ushyira ku meza nka komeza usobanura uko byagenze arambwira ati ntuzongere kugira ibindi bintu uvuga ceceke cano yawe tuzayigarura hagati y'iminsi n'iyi mwebwe ntabwo ndi bubibabwire ko barayimbwiye ukomeje kuzana ubutiriganya no kubeshya ntabwo ndi bubabeshye kabisa kuko mbabeshye naba nirengagije urukundo mwanyeretse rwanatumye mvuga ngo reka nkomere oya wabitangiye kare reka tugisimbuke ikindi cyaha ushinjwa ni ubusambo umururumba ariko umubiri ukuntu ninjiye guhaga amazi azi koga gabanya imikino hano reka twishyire mu mwanya w'uko nabikoze yego nabikoze ngamije iki none urashaka guhakana icyaha ushinjwa sinigeze nifuza kurya njyenyine ku byo nabonye bivuye mu bantu kuko ngiye ntunzwe n'abantu naragereje ndavuga ni rero
njyewe ntabwo nzi kurya njyenyine, reka ngerageza gusangira n'abantu mu badafite, mu badashoboye kugira ikintu babona cyo kurya, ngerageze gusangira nabo. none ibyo ni iki kibigaragaza? Niba mubibona neza, wenda abasanzwe banzi nibo banjye bakangura bati warananutse, natakaje hafi ibiro 5. Iyo si ingingo yakurengera. Abanyarwanda bacu ntabwo babaniye neza. Urashaka kwigira marayika, urashaka kwigira mwiza, urashaka kwigira umutagatifu, ariko wa musore we ushira isoni. Ubwo urashaka kunyita indyarya? Niba koko ari urukundo, wowe wavuze ko ufite urukundo rwinshi ku banyarwanda kuruta urwo Yago abafitiye. Yago yababeshye, Yago ni indyarya, Yago. Ceceka, nyuma y'ibyaha byose uri gushinjwa wongeyeho n'agasuzuguro. Ese urabizi ko nakohereza mu muriro? Nabyo ndabizi ko, nabyo ndabyiteguye. Ubikore cyangwa ubireke. Genda ubone ingororano zawe. Ahantu hose mwumva navuze nabi mbabarire, kubera ko nanjye ndi umuntu ngira kamere. Wibutse ibitereko washeshe. Mbare 3 wagiye. 1 2 Inosa, hari amasengesho y'abantu benshi bagusabira ijuru. Kubera iyo mpamvu ntabwo ukigiye mu muriro. Ntabwo Imana yari kundeka gutyo, ntabwo Imana yari kureba amasengesho y'abantu barimo kunsengera ngo iyapfushe ubusa, iyateshe agaciro. Ntabwo byari gukunda. Ntabwo Imana yari kureba abakecuru ntanazi, abamama ngewe ntazi bari i Rwamagana, bari i Kigali, bari Musanze, bari hehe, bari hanze y'u Rwanda, barimo kunsengera. Ntabwo Imana yari gufata ayo masengesho ngo iyapfushe ubusa bro. Atomu se ubwo sibyo n'ibyagakwiye kumbaza Atomu. Reka nkubwize ukuri, Atomu ntabwo yigirira nta shati nawe. Atomu mva niyo atanayigira, niba nta n'umukandara agira, njye niyemeje kujya mbimukorera. Nta kintu na kimwe yigirira ngo aragira ipantaro. Ubwo ceceka Atomu se kutamumbuza ngo ubishobore. Atomu ndamukunda bya cyane. Ntababyagira nta cuba. Ubwo ahubwo uragira ngo mwangu bose uribeshya cyane rwose. Atomu cya mbere ninjye mukobwa wa mbere ku isi yakunze mwiza. Atomu cya kabiri cyo yansezeranyije ko atagukunda. Niba ukunda Atomu oya uzamenye ko ibyo byakurangiye. Abakobwa mbikubwira ukuri. Uraza abakobwa b'iki gihe basigaye baza akakubwira ibi by'umuhungu kugira bamwanga akamwikunda. Atomu Mana uzandinde kuba Atomu namure. Atomu ni indaya, niba utanamuzi muri uyu mujyi wose. Ni indaya karundura. Ni indaya yanjye. Okay, niba ari indaya ndabyemera. Ntabwo yigeze kurongora. Niba yarakurongora nyine nawe. Ndabyemera nyine. Ariko nyine ababimbwira bambwira ko ari indaya. Atomu mureke. Atomu ipantaro nziza arayimenya. Ntabirenze. Agasaha keza basi sabo gukora kutajyana n'uwawe wenda n'uwakugura n'ipantaro. Pengenzi ko nawe ipantaro mba urebe n'inyange nta nisa. Atomu niyo yambaye ngo ariko agomba kumenya cyane. Mwikundanira uko mubishaka, ariko Atomu rwose nta muntu umurimo. Ajya byihorera Atomu rwose ntabwo wahimbiza ngo bishobora. Atomu ni ndakarundura. Ariko babizi uzi cyangwa horaho. Nibyo nabyo ndabimenya. Atomu nese ibyo narimbizi. Nabyo nyine bimenya Atomu cyamike ni wamumbuza. Icyaka cyo Atomu. Yesu arankunda umva Mana ndakunda ndabyemera. Bituye abantu. Okay, niba gukunda ndabyemera. Atomu nta muntu. Atomu arankunda. Turi kujyana. Ariko reka mubwize. N'ikindi yataruye. Atomu nshobora kumudupa kuri phone. Na mudupa cyangwa amasegonda 6 aramumaga. Umutima kandi. Ubwo urumva muri rwo simba yikiriye nika njya kuyahura mu buriri. Nubwo Atomu uzaje gukora ni gahunda zawe. Ubwo wowe Atomu ndumva umfitiye neza. Ubwo niba mva ko Atomu wamukunze ngira mu bwete twese dukunda. Oya pe ntago namukunze. Ubwo ni yanakwira. Nyine ndabizi biranyuma ariko nyine ntago. Ubwo zibanze cyangwa ahora. Atomu wanjye. Ariko cyangwa pe ari kugisha ifa ndabyemera. Ariko wapi Atomu wanjye cyambere cyo Atomu wanjye sinamureka. Ubwo dore Atomu wanjye ngo yaraje amazi. We Tom. Hano hari umuntu gushaka. Nashaka Tomu mureke rwose nta muntu. Tomu ntabwo namureka mama. Sanyine waramukunze ndabyemera. Ndamukunda kandi sinamureka Yesu we sheri we. Yandi. Nakuru sebe. Turagenda. Ndabona nta kirahise. Ndabona umeze neza pe. Ndabona umeze neza cyane.
Mwese kuba wanyanze nakwanze kosa sinari cyangwa usigaye unanciye inyuma niyo mpamvu usigaye arabonye cyangwa kikwitaho ukundusha sheri mani birashoboka kuko ibyo wankoreraga mbere sibyo n'ubu usigaye nkorera ikibazo ntabwo uri kuboneka sheri wajya ureka koko njye nsigaye mbibona ndanakubipa ntukimpamagara ntukimpa keya nka mbere yumva ibintu uri gukora biba ari sawa nyine mba muri no minsi narinze ndimo ndakora ariko n'ubu ntabwo nacyo birashoboka ko harabonye ikindi cyane byiza cyane pe nkuko nyine tureke mufate imbere y'umukobwa tugenda shaka cyakora shaka njyewe nayo nagukumbura shiri cyakareka maze njye gutuza byajyana nanone nagasana babyajyana kunaniye cyane shaka ko wanyanze ntukimvugisha ese ubu ninjye abakwiye kukuvugisha cyangwa ni wowe wenda twese umwe hajya avugisha undi ntunavugisha ariko shizike niyo turi kuvugana nsigaye niyumvisha neza yuko usigaye ufite undi mfite undi n'imvugo yawe irabinyemeza maze ubwo nzakora iki kugira ngo uzamikore wenyine n'umwana gusa ugiye kumakana kandi uriya mukobwa tukaba turi kumwe yaraye kumbwira ko agukunda kandi nawe umwijeje ko umukunda tuba mwijeje ibitangaza ariko noneho narumiwe uriya mukobwa se cyakora twawishe uri mwe yonyine gusa mubonye he muri geto hapi nta bya geto mugiye gukora ibiki reka mubwize ukuri sibyo kabuze ko natayankubeye nari mvuye mu rugo ngiye gusenga ndaza ngeze hafi y'urusengero nyine turahura nyine yari ize minsi ya mbere ngiye mu ya kabiri nyine araza aransubiza turavugana arambaza ati se ko niba utajyanye na sheri wawe shana wacu nyine ntabwo tukibona nyine sinzi uburyo aba yabigenje sibyo yewe ibi ni uko ngasi nabigena ubuze ukuntu yambwiye yakubwiye ngo iki se kandi gusa ibyanyu koko ni amateka we yaranyibwiriye ngo warafashe uramamagara kuri fone n'umwe ati waramwihebeye ukeneye ko muhura ngo nyine mwarahuye aho mwahuriye hose yahambwe yambwiye ko ari ibagazi bwawe nawe nkubwiye nkeneye mwe mugiye mu biki kugira ngo muhamagare izo sawa ngo waramwihebeye shuzi ukuntu byambabaje shabwo nanjye bisa bimbabaza pe mu izina ry'Imana umuntu tuvugane ishuri imwe yonyine none arangije kubwira ibyo bintu bingana uko nguko ko ntabwo ngo ndamukunda n'iki n'iki gusa urumva ndumva ari birebire pe maze sinituje mu cyumba wanjye nsigaye ndemerewe bya danje mva gutuza byarananiye no ku ishuri yangiye mva kwiga birananira mva ntekereza ikintu akunda uriya mukobwa cyangwa icyo mukobwa nawe byiza ndusha icyaka icyo mukobwa mva ura no kugutesha umutwe she wakanganye kankunda njyenyine ko uriya mukobwa ukamuroka ako se sheri reka nkubaza sibyo we nzakora iki kugira ngo nuko nkunda wene she ntabwo anyizeza ko nkunda ugutese ese ugane ufata nane none ubundi ubworeka ngubwiye niba unkunda ugomba gufata iriya telefone yawe ugatungaho izina ryanjye rwonyine cyane ubwo nyine nanze makungunda ariko mu gihe undi muntu aguhamagara nk'uko nkuhamagara se wumva wankunda gute njyewe kandi uriya mukobwa icyambere kiba mukobwa ndusha ubushobozi iwacu turakennye nta kuntu akamenya kunkunda ko iwacu dukennye kandi aba ari abakire kandi afite ubushobozi bagira azashe gushikisha imitungo kandi njyewe nayo mfite hakuru yawe ntabwo ari uko neza aya birashoboka kandi mba nduzi uri kubikora uruzi mba ndi kubikora cyane kumana shaka usigaye warahindutse byo kuko mwana nyine agahinda uri kumwe niko kaba karatumye mpinduka ko kaba karatumye mpinduka hari ubundi uriya mukobwa wamwitana nta mukobwa se nta mukobwa bamwita jeje bamwita jeje kuba mbwiye ko bamwita Sandrine ko wa mukobwa ni ninja ubundi bwa mukobwa asanga nawe yarabonye wifitiye no kwikofa kandi kofi niwe wifitiye ugomba kuyinungisha nkanjye wahaye umutima wanjye nanjye nkana kuguwa none no kweza kugenda ujya mu bintu by'uburaya uca hirya gukunda wagira hino ugakunda umfasha ibyo ntabwo nabishobora pe kuko binyeka ko nuri nanjye za mu rugo nabyo uzakozwe kubikora
ntabwo ndi indaya ntabwo ubizi oya iyo ko ndani ndanye nawe uri ubwo se niko tabambwira ngo urankunda nura nawe ukamujya kumubwira ngo uramukunda kandi ncuro mamagara nire muri phone y'inshanga ncuro mamagara ari nyira kurushiza mamagara umuhamagara inshuro nyinshi noneho nasanze umamagara se utazijoro se n'ubwo upfumbata cyane n'uko urganisha hana we ngomba icyaha kirimo kirama nose nubwo we icyaha cyemere wenda nagisabira imbabazi ndimyemeje kugukunda n'imbabazi nyaziguha ariko ibyo guhakana ibintu bigaragara ntabwo bishoboka pe okay Shani nshuri gusa nyine nambore narengube nyine narengube cyo mukanziye twaravuganye twavuganye mu kwezi sibyo bagwangaza no kunsura araza sibyo ariko nta kintu twigeze dukora ibyo ntabwo uri bubyemere yewe we byo yose nabyemera kuki muri wowe wise bitanguka mbwa ko nta kintu mwakoze ibyo nari ndikubajije shira ugomba kumbwira ikintu mwakoze n'uburyo mwabigenje bitabaye ibyo wenda muharira sinakomeza kwicwa n'agahinda intera we nirashinze y'umukobwa ubwo nyine niyumva ko njye dakwiye kumbwiza ukuri uko mwabigenje naho mwari muri n'isaha n'igihe njye ntabwo nabyihangana ni iki wari wamburanye kuki utaje ngo ubimbwire shibyo ntabwo nabyihangana Chérie. 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 Umwiza nyine nawe ngo waje kugusura. Waje kunsura. Ushobora kugira ko. Niwe mwiza. Niwe mwiza nyine wemeye guhitamo. Ego. Nimwe mu muntu nihereye nyine akabura kunshi inyuma. Ntabwo guca inyuma. Gusa nakundi. Okay. Chérie. Ndabyemera narakoze sibyo ariko ndasaba imbabazi sibyo ko sinzabyongera wakoresheje iki wakoresheje iki kwana nagize n'iki nyine naguca inyuma sibyo kandi ntacyo nakuburanye gusa nyine birangira sinabibona waciye inyuma ngatinya kukambwira ko muri we wanciye inyuma aho kugira ngo ume mubekere sibyo uzi ko uri none ukaba wowe wifatira umwanzuro sinatekereza uburyo wemeye kunca inyuma nakweretse buri kimwe cyose ko ngukunda buri kimwe cyose ndakigukorera ariko njye sinifuza icyane cya mukobwa nandusha kwambara neza cyane cya mukobwa nta kintu arusha be n'iki na gito gusa mukobwa ko kwavuga ko icyatumye nca inyuma ni iki ni uburaya nta kindi none uri kamubwiza ukuri sibyo uzi ko tumaranye imyaka 3 dukundana cyane mu myaka 3 hari umunsi n'umwe wari wansura nyine natanagusuye ikibasumba cyawe cyarakunsoreye nese nyine ngiye ko ndi umugore muto nakundi nyine ntabwo uri umugore muto uri umugore mukuru gusa nakwaba nshingiye kuki ushingiye kuki uramuhunga witwa Tomuso wambwiye ngo arankunda none akaba yarambeshye ibyo ntibibaho yabikubwiriye ese mukobwa ejo bundi yarabimbwiye bagera hano bembwira atomo ugase yagukunda ute atomo gusa reka mubaze ko mukobwa ubwo umaze kubyimba rero nakabyima umva reba taye we singa ufite taye nk'igihora ako bansudeme umugore mwiza uzi gutera agatambaro banzurebe ese none n'amarete ndayigutije niyo natiriye kandi naba nahiteye nta byaba birenze
nanjye kare watereye narayimbizi kare waterewe n'ipantaro rero ariko kuna wambaye ibaze Tom ndamukunda nawe ubwiye yiziya yava kari njye mukunda icyambaye ubwo se ufite intege ubwo ndazifite ubwo se tuguterane twakubitaye nimushaka muzishyireho wandaya mucajake mbabwire we siko numwe mwatonga byagenze bite umva uyu mukobwa ari kuvangaranduta pe ngaho ibaze nawe ukandutisha indaya nk'iyi mbaya ibyo ngibyo ntabwo sheka ariko ibyo nge ntabwo nazi umva se mugiye mureke mbabwire uwo mwuga guys ubugiye gukora ikintu bise amafi nagira ngo nerekere abatazi kuyakora ukuntu bayakora urabanza ugahonda amagi ukayashyiramo ubu nshyizemo amagi 3 ngiye gushyiramo ifarini uragereranya ntabwo ushyiramo nyinshi maze gushyiramo ifarini ngiye gushyiramo shaperine iyo umaze gushyiramo shaperine ushyiramo magi ashyiramo fishi masala hanyuma warangiza ugakoroga ariko ngiye gushyiramo irindi igi kubera yabaye makeya urabona ko ifarini nashyizemo ntabwo ihagije ngiye gushyiramo indi aha tugeze mu bintu byo gukaraga amafi tumaze gukorera mashu urayakaraga akamera nyine nk'akantu nkabangiye ariko njye ntabwo nzi kuyakaraga neza ariko nyine nk'umuntu uzi kuyakaraga ayakaraga fureshi ariko ndimo kwihuta niyo mpamvu ntazayajya telefone yanjye
urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibyo watumwe waba utarabikoze ugahanwa waba warabikoze ugahembwa. Murakoze cyane bwana perezida w'urukiko. Mpamvu uje muri uru rubanza zibasenye mbere yo kumbwira impamvu wamamagaye banza umbwire uri muzima. Musore nukomeza kwitwara gutya naguye igihano cyo kujya mu muriro utazima. Umvaye muragana ivunuru. Musore uri kwitwara nabi mu by'ukuri kukwihanganira biragoye. Umvaye ariko imana abana b'abantu bayihombeje umwana wayo niyiturije se ubuse niba imana yarihanganye wori igiki kitakihangana. Ariko ahari ntiwabimenye mbere y'uko urubanza rutangira reka nkubwire amategeko n'amabwiriza. Yanditse ayo mabwiriza. Ibyo kucyo bibajije tumeke ibintu turi gukora ari ibyanyazo tunarimwe twazanamo na leta. Icyo ugomba kumenya ni uko utegetswe kugaragaza disipurine kandi ibyo nutabikora niba utari kubyumva neza reka nkuhe urugero. Ugace mu itanura ryakumirirwa se we urabicisha mu ngiro muto. Musore ihangana uru rubanza rurangiye. Ntabyo kwihangana ntabyo kwihangana. Ngaho uvuga amazina yawe dutangire. Nitwa Nyakisolivi. Witwa Kanyabugande. Gabanya imikino hano ntabwo turi muri komedi. Mumbaye nyakubahwa. Urubanza ruratangiye. Tubanze twiragize Imana. Wibutse utinze wakabaye warabikoreye mu isi. Kanyabugande asubwo ntabwo mwari kubanza mukabyiga. Ceceka ukiri mu isi ni uwuhe murimo wakoze? Akenshi iyo ntari gushutinga cyangwa ntasohoye amavideo mba ndi kweditinga cyangwa nandika ibindi iyo birenze aho ngaho aba ari ukuganira n'abantu b'inshuti. Nawe ubonye ibyo wirata. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze usenga ukiri mu isi. Ndasenga cyane Imana. Cece kuri kubeshya. Ntabwo mbeshya mbatijwe n'ejo bundi. Mu by'ukuri Imana wayihaye umwanya muto ugereranyije n'ibindi byose. Tunaburiya tuba twagerageje kumisa investment. Iki cyaha kiraguhamye. Umvaye. Ikindi cyaha ushinjwa ni ubusambanyi. Ntabwo naryo umwana tutabyumvikanye. Ntabyumvikana mutabyumvikana byose ni ubusambanyi. Ntacyo nemera. Uragihakana ushingiye kuki? Ni umunezero w'akanya gato biturangira kandi bikakwangiriza ubuzima igihe kinini, niyo mpamvu ntabikora. Wabwiwe n'iki ko ari umunezero w'akanya gato? Ndasenga cyane Imana yarabinyeretse. Rekeraho imikino. Icyaha waragikoze cyangwa ntiwagikoze? Nanjye tunabonye bize. N'iki kiraguhamye. Ikindi cyaha ushinjwa ni ugutukana. Ntacyo nemera. Iki cyo ntabwo wagihakana. Ntacyo nemera. Yesu mwami. Ajyaga bavuga ngo isigeze ku iherezo nkabihakana ariko ndabyemeye. Ibwiriza ujya mu muriro. Nutagenda ku neza nohereza marayika aza kwijyana. Agenda utagaruka gapfutse umusatsi wanga. Ukoze ikindi cyaha gikomeye cyane. Karakajyoke.